myaka yashize nibwo twari tubona allegations zifite nazo na sexual assault ndetse yaje kuvamo umuhungu twa Semuhungu Eric imba mwita umuhungu rero witwa simbiza byara kumigora nigeze kujya mu nama rimwe hotel twa Kimuso ariko agivuze ibana kimihurura njya muri washroom izo mu hotel ndati bise bitebe bro tipe yaramitanye yagize intambara ya danje ngiye mu gita bro ngo utambaje kumbaza ibiki nibiki mu ngiye nago di bro ngiye ngo di sister that sorry bro ngo bisubiyemo yaranyishe so rero nawe sinzi uburyo yifata ariko reka nkoresha Semuhungu Eric ko barimo akantu k'umuhungu muri Amerika bivuga ko yiruka mu binazibwa bavuga ko bamwirukanye ibijyanye n'ibyaha n'ubundi bifite gisano n'ibyo gukurikirana hano mu Rwanda nibyo makuru twasomye ku itangazamakuru harimo n'ibyo hanze sinzi mba kwara kuri kuko nyuma kageze mu Rwanda niyo yakurikiranwe cyangwa se ngagire ibindi bihana akora nyine cyane mu gihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo twanze kubitindaho cyane ariko muri weekend yatawe itariki 9 yatawe muri yombi ndetse ndagutangazwa icyazi kurikiranyweho ariko ku munsi w'ejo makuru yaje kujyanza n'ubuyobozi cyase umuvugizi w'urw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libo Dr Murangira Bitsiyari yaje kwemeza ibyaha witwaye Eric Semuhungu akurikiranyweho bene mbere ndashaka kubanza nibaze ni ibyaha byakoze ukorewe matariki cyangwa nyine amatariki yatawe muri yombi ibyaha n'undi ari bakora weperereza yarasanga kurikira ari gukora weperereza ngende nshaka kubanza wenda kuko umuntu ukora kurikira ibyaha bifite nawe urenye n'inkiko n'ubutabera nawe tubwire kuri Eric Semuhungu ni ibyaha bitatu akurikiranyweho bitatu nibyo akurikiranyweho cyangwa se nibyo azabazwa imbere y'ubutabera iyo bagutaye muri yombi haba hari iperereza ry'ibanze ryakozwe ry'ibanze urizi cyangwa still ushobora kutanarizi iperereza rishobora gukora urizi cyangwa utarizi urumva bashobora kuza iwawe ahuba mbere na mbere bakamenya ahantu utaha iryo ni iperereza ntabwo kubamenya bisaba ko bakubaza bashobora kumenya ko ukora hano kuri flash ibyo ngibyo ntibisaba ko bakubaza hanyuma bamara kumenya kuko bakamenya ko ujya kuri wenda Olympic Hotel cyangwa se hariya Kibagabaga bakamenya ko ari aho izo muvumo zawe 3 bakavuga bati none reka tube Amos tumutaye muri yombi tuzamusanga kuri flash tumufatira kuri flash ajyayo saa 6 saa 9 ahandi ajya saa naha tuzamusanga hanatu urumva habari ikibanze ryakoze ku byaro nk'ibi hari abariza n'abahungu barize Semuhungu kwicyaha cyo gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato n'abahungu bamaze kurega niko umuvugizi wa Libo Dr Murangira Bitsiyari yadutangarije abo baba bararize mu bitandukanye iyo barize mu bitandukanye habaho rero ko ibi byaha kuko hari ibyaha by'ubugome icyaha cyo gusambanya umuntu ku gahato ni imyaka 15 imyaka mike n'umuntu mukuru se myinshi 15 n'umuntu mukuru uwo n'umukuru ni kukubwira umwana ni imyaka 20 imyaka 14 wasambanyije umuntu mu myaka 14 ni imyaka 20 cyo gihano kirekire cyane wasambanyije umwana ukamutera uburwayi ni burundu usambanya so kuvuga ngo gushyitsa n'ikindi niyo washira igice cy'umubiri mu gitsina cyangwa mu kibuno cyangwa mu myanya ifatwa nk'imyibarukiro ibyo nibyo bita kuba nyine wafata umuntu kumusambanya ku gahato atabishaka mutabyumvikanye icya kabiri cyo gusakaza amashusho kuko sinifashwe mudasobwa cyangwa se rwa mudasobwa icyo abisikaye cyo bajade bafungiye icya gatatu ni icyo ukanisha gusebanya icyo cyo igihano n'umwaka umwe icyo cyo gusakaza amashusho ni imyaka 3 kugeza kuri 5 ibyaha bitatu rero n'abahungu ni bamaze kurega ntabwo bari bavuga muri kubera yuko buri ipezo y'ikibahari byirinda gutangazwa Semuhungu muri Amerika muri Mata itariki ya 2024 yabaye deported muri Amerika kubera gusakaza amashusho y'urukoza soni no ukangisha gusebanya ku mugabo wari watanze ikirego ko yamuguriye inzoga akamusambanya atabiza akamufata amashusho agasakaza amashusho mu nshuti no muri famille y'uwo umugabo arayibona ajya kurega no Semuhungu yisanze afungiwe muri Las Vegas yari atuye nyuma Amerika yanzura akagomba kwezwa mu Rwanda uko takatiweho metere we abanza gushaka ko bamweza muri Afrika y'Epfo ko yavuye mu Rwanda ajya Afrika y'Epfo ajya muri Amerika baramudipotinze nibyo rero nibyo akurikiranywe nyine mu butabera bw'u Rwanda okay ushatse kuvuga ko the same yagize mu Rwanda yera kuri ibyo byaha n'undi yakoze muri Amerika n'ubundi yawe yarabikora cyangwa n'ibyo bari nibyo muri Amerika bikimukurikirana wenda haraburi cyo gukanyisha gusebanya ibindi ni bimwe nyine
okay nyine rwose nyine yabikoreye mu Rwanda cyane ishobora kuba muri Amerika wari wenda abamureze n'abahungu bo mu Rwanda ntawe bihuri n'ibyo muri Amerika nkubwo ibyo muri Amerika impamvu kugira ngo abantu bumve ko ibyo ngibyo akurikiranwa mu Rwanda bifitanye isano n'ibyo n'undi yazize ati muri Amerika yabaye deported ha USA. Ikibazo cyawe nako cyose bagiye ari ibi ngibi bintu okay simvuze ko byabicanganye eke se muhungu wundi n'umugore ntabwo ibyo mbizi bisa ko byemezwa niko yivugira oya none se Moses yigeze guhindura passport akita shinyuma akavuga ngo nayo ikinira gase avuga nyine kuri ibyo byabo bijyanye n'abahungu n'iki ngo yiberaho nk'umugore itegeko nshinga ntabwo bikurikirana nyine ngo bamukurikiranaho nyine ibyo bintu nyine ibyo uri kuvuga ari kubyumva nyine sinshaka kuvuga mu rurimi rwe rwabyo. Itegeko nshinga rero ry'u Rwanda riba umuntu wese ko ashaka buriya iby'ubugore n'ubugabo burabigenwa n'Imana n'amategeko. Buriya tugiye kureba mu bijyanye n'ibiranga umugabo cyangwa umugore birebwa n'inzego z'inkiko ntabwo twe twabimenya kuko ashobora kubivuga atari nabyo basanga kuri bitandukanye n'ibyo yiyita kuko twabonye witwa Moses Turahirwa avuga ngo ubu nahindi passport yanjye umugore mu rukiko aburana avuga ngo yari ikiniraga passport yanditsemo ko ari umugabo. Urumva rero ibintu bisaba inkiko ntabwo hajya kuvuga ngo uravuga ngo umugore cyangwa umugore ako nyine babanye bose mu Munyarwanda nyine ngo muri icyo gikorwa nyine ngo abayiberaho nk'umugore ntabwo yakitinga nk'umugabo ntabwo byo urabizi niko yavugaga nyine niko yagiye avuga yagiye kwamara yivuga ku bagiye bakurikira muri za covid yavuga amara yivuye za Instagram akabitangariza ntabwo njya ndeba ibyo bintu kandi niyo yashatse kubaho ngo aba yambaye ibitenge aba yambaye ibintu nk'ibyo majipo nkweretse nka TikTok ibintu poping nka TikTok yanjye hejuru nibyo se mpungo oya do ibintu by'ibiryo no kuraje ongewe ibintu ndeba byinshi usibye showbiz umuziki ni ikiryo buriya ngewe nibimpira bikankundira nzanakora content yo guteka no kurya nibimpira nkabona ubushobozi nyine igikoni cyiza nkabona uburyo so pundi sinabyumva okay twinje mu kibazo cya Semuhungu imba ari cyakoze muri Amerika mu myaka ibiri yonyine ishiye yo kubikora mu Rwanda nshobora kwifata nk'uburwayi ngiyeho ngo mbere yo gukurikira muri yakabanje kujya gusuzumisha akavuzwa ashobora kuba arwaye njye ndiko byumva ishobora yawise ashobora kuba ari nk'uburwayi akaba arwaye kuko uri umuntu wese akoze icyaha gikomeye atabati mu mbarire sinzongera sibyo yuko ikintu cyose nyine birabizi niko tubayeho mu buzima usanga utabati mu mbarire sinzongera akemutse wongera igihe ushobora kubona arwaye gusa ngo nyine barinde indwara arwaye mu mutwe cyangwa se afite ikibazo cyo mu mutwe ubundi iyo muri iyo perezida bakora cyangwa se bafashe umuntu gutyo abona kujya kumusuzumisha akareba ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubwo reka nsubize wenda wa mugani n'abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi cyangwa bari hirya no hino mu gihugu iyo utawe muri yombi inzego zigutaye muri zishaka ibimenyetso biguhamya ibyaha ntabwo bafite inshingano zo gushaka ibintu bigushinjura. Noneho iyo ufite umunyamategeko we inshingano ze no mu rukiko iyo muri kuburana buriya ubushinjacyaha wari umuburanyi mu rukiko noneho nawe uri umuburanyi na metero wari umuburanyi mu rukiko muba mufite inshingano zingana usibye ko zitandukanye ko ubushinjacyaha bari gushaka ibimenyetso bigushinja urumva ijambo ubushinjacyaha ni ugushinja icyaha ni ukukiguhamya uwo metero aba afite inshingano zo gushaka ibimenyetso bigushinja ntabwo keretse ahubwo wenda iyo uvuga ibintu by'urumogi buriya yajya gupimwa urumogi kugira ngo barebe hashakishwe ibyaha byinshi bongere ibindi nizo nshingano zabo. Hanyuma wowe rero metero wawe urashobora gusaba ngo reka tujye gupimisha uwo nunganira bakamushyira mu modoka kuri sitasiyo ya Riba ziba zihari bakamujyana i Karayesi bagamupima n'umuganga ufite ububasha abaganga batatu bagasinya kuri raporo ko afite uburwayi bwo mutwe bakavuga ubwo aribwo n'ikigero cyabo. Ibyo bisabwa na metero kuko ibyo byazafasha kuvuga ngo yari afite urwego rwo twakora ibi usibye ko nabyo hagira degree yabyo kwa witwa wa wundi yatukanaga na kakajwe yitwa gute impano y'Imana uramuzi yari afite ibyo byangombwa by'uko afite urwego rwo mutwe ariko ntari mageragere nanone hari degree yo kurwara mu mutwe ishobora gutuma wakora ibyaha barafinda se ntigeze kurwara akanavuzwa ntari mageragere se ubwo burwayi buranakira kuko Annette Murava bagafaranga yagize ubwo burwayi ariko yarakize yandikira n'umugabo avuga ko umuntu yakize yahungabana yagize na bya bibazo yasanze mu bitaro bya Nyamata bamupima gasanga afite agahinda gakabije n'amaranga mutima yarangiritse yarakize ibyo birakira none berekana degree de la folie ikigero cy'ubusazi cyase cy'uburwayi nabyo birapimwa ibyo byareba umunyamategeko wari hisemo muri bamufite ntabwo bireba ubushinjacyaha bajya gupima urumogi bagapima ibiyobyabwenge bindi bagapima ibindi bintu byinshi ku buryo nyine haboneka ibintu byo kumushinja. So ibya Semuhungu gukira mu byanditse baye ko ari nabyo mwiburanishwa noneho hari impungenge mfite kuri njyewe
zivuga ngo abo yakoreye ibyaha ni abahungu mbere na mbere, ni ibintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'imbara abahungu, ni ibintu bifite n'abiranye n'ubutinganyi, kambivuge gutyo sibyo. Bivuze ko ni n'ibintu biri mu muryango nyarwanda byoroshye nyine bitoroshye nyine gusobanurira abantu. Abamurega ni abantu kuburana bazaza mu gucya bazagaragazwa cyangwa bo bazunganirwa gusa, victime bazagaragara muri ibyo byaha kuburana kuba ko bari kumushinja nyine ko bagomba kuzaza gusobanura ukuntu byakozwe n'uburyo bizagenda bireshwa gute ibyo byaha nyine birimo ibintu byo gusambanya ku gahato uvuga cyangwa gufata ku ngufu uvuga muri izo dosiye ntabwo aza mu rukiko kuko aba ari victime. Ubushinjacyaha bwarakoze iperereza bukamupima, bagashaka ibimenyetso, bakamubaza, bagashaka abatangabuhamya, bagakushakisha iperereza rifite ukuri kurwumva. Nta n'ikiganiro twakora nk'amasaha nk'atatu nyine kuri buri cyaha. Ntabwo wagera mu rukiko kuko ni victime, ntabwo agera mu rukiko, ntabwo bimureba. Ni kimwe no kuvuga ngo underage, nabyo banga ubutinganyi, ntabwo amategeko ateganya iby'ubutinganyi. Amategeko avuga gusambanya ku gahato cyangwa gusambanya umwana. Amategeko ntabwo iby'ubutinganyi abizi buriya. Itegeko rizamo ko akuze cyangwa ari umwana, bagufashe ku ngufu ntabwo bazi ngo ni ubutinganyi bwabaye. Bazi ko igitsina cyangwa se igice cy'umubiri cyagiye mu gitsina cyawe cyangwa mu kabuno, mu mazuru, mu kanwa, mu matwi, ahari umwanya hose. Amategeko abiteganya nyine, ntabwo itegeko rizi iryo jambo ry'ubutinganyi itsinda aho mwarikuye nyine. Anyway, wivuga ko mu cyumba cy'ibanisha tuzabona abashinjacyaha, tubonemo abunganira Semuhungu na Semungu gusa. Natwe abanyamakuru wari utwibukanye, ntabwo none se ruzabera mu muhezo. Reka tuve kuri ingingo ya Semuhungu, ubwo tuzagenda tumenya byinshi cyane. Negeza ko nta kindi kirajya hanze, ni dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha, nta kindi kiragaragara. Afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya ni hafi ya Kimironko, ni hafungiye. Tuveho gato, twabonye ku munsi w'ejo twa DJ Toxic araciye iminsi, yatawe muri yombi imbere y'iminsi mikuru, ariko yatangiye kuboneshwa ku munsi w'ejo ndetse anaburanishwa mu muhezo. Byatewe n'iki? N'ubusabe bw'abamwunganira, n'ubusabe bw'ubushinjacyaha, byagenze bite by'umwihariko? N'umwe wabisabye ni system urukiko rwatangiye, bitangirije nuko batubwiye amategeko arabyemera kuburanisha ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo buri physique ukaza mu rukiko. Amategeko byose arabyemera, nta n'umwe wabisabye byabaye mu muhezo, ariko nta n'umwe wabisabye, ahubwo urukiko rwatangiye system mu rwego rwo kwirinda ko imfungwa ziva imageragere zikaza mu magere mu nkiko. Buri igikwa gikurikiye twebwe nk'abanyamakuru tuba tugomba kumenya nimba imageragere nta kibazo gihari, cyangwa se niba ari ikibazo cya essence n'ibindi n'ibyo biba twebwe itangazamakuru kucukumbura. Ariko amategeko yemera ko abantu burana mu buryo busanzwe bwa online. Ni ibintu bisanzwe ku isi hose, ni amategeko arabiteganya rwose. Ibyavuye mu iburanisha ntabwo ateganya ko bagomba kubitangaza byo. Oya, nese twabitangaje. Araburana ku byaha bitatu, yemeramo bibiri, yemera kwica bidatutse ku bushake, akemera guhunga bamaze guteza impanuka, agakana koresha ibiyobyabwenge. Ibitatu akurikiranyweho, bazasoma umwanzuro. Urubanza rwarabaye, yaraburanye, yemera ibyo bibiri, akana icya gatatu. Urubanza rwarabaye n'imyanzuro izasomwa, kandi twebwe twakisesinga amakuru yose, urumva byose tuba twabitangaje. Urebye nko kuri channel yanjye kuri Tutazo naho ikiganiro cy'amata 25 wakoze, ibiganiro nkora nabishyizemo. Kuba byabera mu muhezo ntabwo bivuga ngo twe ntabwo tubigeraho, cyetse biri ahantu ari nk'amakuru ya gisirikare wenda yayo ntabwo twe kuyatangaza. Amakuru areba umutekano w'igihugu, naho imanza niyo rwabereye mu ndake y'umunsi butaka tugeraho nyine. Biva ko nubwo yageze imageragere yambaye iroza, ko bindegeza ko ribaragaga mu rukiko yagaragaye yambaye iroza n'ubundi koko yamaze kugezwayo muri video. Hari ikizere ko dushobora kubona DJ Toxic atashye nyuma yo gusoma umwanzuro. Nta prediction mu manza zibaho, ntabwo ari nka football cyangwa kuvuga ngo album izafata cyane izafata. Imanza itegereza itariki bavuze yo gusoma umwanzuro, n'umucamanza ntabwo abaza umwanzuro. Kuko igiye inteko y'iburanisha yagiye gaterana, hari igihe iyo saha igera ataramenya umwanzuro, bavuze akayishyira muri system akaba ari we nawe usoma atanabuze. Ntabwo umunyamakuru keretse ushatse kwigira nk'umufana cyangwa kwigira nk'umuntu wasaze, oya ntabwo umwanzuro usa wasesengura nta prediction wo mu rubanza. Kuko ukoze prediction hakaza ibidusanyije abatangaje amakuru y'ibihuha, kuko ufite inshingano zo kubitangaza ibintu hagazeho neza nyine cyane. So tumuveho byari gato urumva ko kubicaho gato kuko ari n'umwe mu bantu baba mu myidagaduro. Undi muntu utegejwe kuburanishwa ku wa mbere no witwa DC Clement, ari amazina y'akuri bari yitwa Niga Clement gusa. Nawe ni umunyamakuru mugenzi wacu watawe muri yombi nyuma yuko mu misi yatambutse hari amagambo yatangaje ku mabanyambaga nyuma yuko hari igikorwa yubakishaga cyasemwe yajyanye no kucyubatswe mu buryo butajyanye nyine cyangwa se yakoze bitandukanye n'ibyo yaherewe icyangombwa nkuko byagaragajwe. DC Clement kubona ku wa mbere ko by'ubundi bivuze ngo azabana gufungwa no gufungwa by'agateganyo.
kubera ko yemeye ibyaha hari icyaha kana ubu ntabwo habaho detention habaho accéléré iyo wemera uribuka ko yanditse n'ibaruwa ntabwo ujya kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo uburana mu mizi niyo mpamvu nyine ibyo bizihuta kuko yemeye ibyaha irakurikirana ibyaha ni bitanu hari bitatu ibihe nabonye arimo nyine icyo guhangana umva icyo gusebya mbonamo nyine nicyo cyo kuba nyine hari ibyavuye mari byavuye matazaburana ariko ibyo byinshi ibyo byindi yarabyemeye icyo atemera n'icyo guteza imvururu cyangwa indugaro muri rubanda nicyo atemeye ariko ibindi byose warabyemera kanasaba imbabazi icyo rero cyo kiranagoye cyane kuko ni hagati y'imyaka 10 umwana imyaka mike imyaka myinshi cyane twaritse bakora iperereza kujyanye no gutanga ruswa bashobora kuba ntacyo ryafashe byavuyemo ntabwo yarashoboye yatanze ntabwo ari amafaranga yavuze yatanze reka buriya nayatanzwe arabeshyaga oya ntabwo yareshye umuntu arakavuga ibintu byinshi cyane nyuma nyine ukagaruka ugasanga ibyo yavuze utakabaye uvuga bibaho buriya kuvuga iyo urakaye cyane ntuvuga wishimye cyane ntuvuga ugomba kuvuga uri muri leta normale ko abahanga mu bijyanye no kuvuga mu bantu bavuga rero ubu ngubu urakaye umuntu agukoroze ushobora kuvuga ko ufite inzu kwirebera kandi nta n'ibuye uhafite wahatera utanahazi nta n'umuntu uhazi ntuhatuye iyo urakaye uvuga ibintu bidahura iyo wishimye cyane ushobora kwemerera umukobwa ko uzamuha igishanga cyo muri Kigali kandi nta uruboga uhafite ni ibintu bisanzwe bijyanye no gutekereza umuntu urakaye arahubuka amakuru se nabonye batangaza ko ngo nubwo yaburanaga iriya mitungo siniyi nabonye tuzayimenya mu rubanza kubera ko ushobora kugira icyangombwa cyo kubaka bashyira mu ntabwo bajya bashyira abantu batatu ariko mu bijyanye na nicya ishuri riba ryanditse muri RDB yandika amashuri biciye mu gisate batekera education nize kujyayo muri company ushobora kugira abantu batanu mufatikanya basheshe yazibwaho cyane shareholders rero ntabwo ku cyangombwa cyo kubaka bajyaho buriya mu mizi mukura nibwo tuzamenya ko ari umushareholders cyangwa se yabyiyitiriye kandi njyewe ntabwo nigeze mfata umwanya wo kujya muri ibyo ngibyo kuko utejwanisha ubanza nzajyayo yari umuvandimwe dukorana urumva ntabwo najya kujya gushakisha ibintu byadange ntabwo ari nkuru yatuma njya gushakisha ibyo ntacyo bimaze ntanabishatse ntacyo bitwaye muri World Cup half time show yaje ibyo ariko nabonye Global Season ari izabitegura Global Season yategura Move Africa ya Huge Evans abahanzi bamwe Chris Martin wo muri Coldplay ni band ikora rock ya mbere ku isi stade yo mu Bwongereza ko prefite za miliyari ku mashirems bikomeye cyane abantu bakiri ariko banakunze nibo zira stade nini cyane zo mu Bwongereza uko bitsamuye ndetse na za Amerika hose na za Amerika abanyanegeria bararekeje buriya ushobora gusanga yirasa za performingamo na tera buriya barekeje mu Rwanda ntabwo nzi niba twagira amahirwe yo kuba Gianni Fatino ya performance Gianni Fatino ni inshuti n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu aduhengekereje iminota birakadurira ese koko birakenewe ko umuhanzi w'u Rwanda kuko twakwishima ko umuhanzi w'u Rwanda ari guperforminga mu gikombe cy'isi cyangwa turacyafite icyo gukora turacyafite urwego tukeneye gushyira mu muziki wacu muziki ntabwo ugira ururimi ariko kugira urwego no kuvuga Rasta zano ntabwo mwari mumuzi se cyane Rasta zano wota mwari muyizi ariko yavuye hano yarabashimisha ntabwo gutarama bisaba ko indirimbo yize gutarama urabona umuntu intore ukuntu zibyina biriya bintu babyina ubuzi ibyo aribyo oya nuko bireba babyitoreje aho bashaka bakazi kubitwereka intore ze ziba ari abasitari ashwe n'umuziki niko bigenda ntitukumve ko dushimatiza umuziki nko kwanga umuntu w'umusararazi ariko na umuziki samutemo ako narimo nakaca no se umuziki wacu urimo umuziki wacu urimo umuco wacu umuziki wacu urimo indirimbo pompon harimo za Sonatube Rompara harimo za bya portrait ira Sonatube harimo portrait imeze gute umuco se ni ikikari imiyoro ya muntu nuko kwa umuco ntago arwango ni ntago ari amayugi umuco n'umimiro ya Mose muri icyo gihe kuko umuco urahinduka uko ubayeho niwo muco wawe aho wajya wawujyanye umuco w'u Rwanda kuko Bruce Melody afite umuco nyarwanda The Ben se ntafite umuco nyarwanda yitwaririye ni umuco nyarwanda ntago umuco nyarwanda ari to uceza bigaragaza gusa kuko ntago itora ryo ambassadeur w'umuco nyarwanda buri muntu wese ni ambassadeur bivuze ngo umuhanzi wese ari yahagarara agaceza agashimisha abanazirungaza yateguye neza ntabwo usaka indirimbo bazizi hara ntabwo umuntu uba ari umufana wawe ni umufana w'umupira ako ni akantu nkuko iyo uri kugenda urya injugu ntabwo bisaba ko injugu zijya uko zikunze ahubwo ni ukugira ngo
amasaha agenda shikarete ntabwo wazijya kuko abantu bazikunda ni ukugira ngo iminota igende ntabwo ubugari uburyo kuko ubukunze ni uko bworoshye kuburya bushira mu nda vuba rero umuntu wese umuhaye amahirwe agaperforminga neza biramushimisha cyane ndabyumva ari byiza ariko sometimes nuko twagiye dukunda no kuburirira cyangwa se gukurira abahanzi bacu ngo tubaye bagire stage nini hari naho twabonye bazibonye twibaza ngo nyuma y'izo stage babonye byabamariye cyangwa se byamariye ikinyene kari kuki batakomeje ngo kubeza bagiye ku rwego rurenze urwo twabonye Bruce Melody mwaka ushize muri za 2022 muri za Good Morning America twabonye muri za Jingle Ball rumva twabonye muri iHeart Radio Ball yamujyanyeyo ariko nyine ukibaza ati nyuma y'ibi byose byabasigiye iki nk'abanzi b'abanyarwanda so ni munini yari munini n'ubundi yari munini icyo gihe reka yari atarakora Colorful Generation yacuzwe $300 yagiye rubamara kwikora ariko yagiye rubamara yifite arimo arayikora kuko yari itarajya hanze niho yavanye connection z'abantu bayiguze $300 yahise abona amahirwe no kwiga uburyo wakwamaza indirimbo na album arayamaza miliyoni zirenga 50 zirayumva bwarwa Motike Rwanda no muri kano karere ubu Bruce Melody ntabwo ashaka ari fan base yaramaze kugira ko siyo yakuye muri Good Morning America ni connection no kwiga iyo ugenda kuriya mu giswe bango tembera ubone iyo utembera urabona ntabwo Amos uri hano ushobora kugira advanced mindset nk'umuntu wagenze ibihugu 30 agamije kwiga urumva byaba kimwe Bruce Melody n'ukuntu ari gukora umuziki kimwe n'abahanzi babubyirukanye se ndiwe yabasize uko niyo wagenda ukagera Sivugas korera ijoro rimwe hari utuntu wiga dukeya utwo tuntu dukeya tukugira impact y'ahazaza arimo arakora album yatora agiye kongera gurisha ubu hari ibitara matakijyamo kubera guhenda ntabwo agisinya bwa bukontra bwa mvaye nangiye kubera ko amafaranga yabona streams zizamo amafaranga album arayigurisha amafaranga akayabona ibyo ni ibintu yize mbere ntabwo yari abizi amaze imyaka 11 mu 14 gutyo ubu bibaye ubu ngubu abandi banzi bo mu biteye imbere byashepinze bawumare mu myaka 2 abayira amaze kuba munini kwisi asa tumo turavuga witwa Joshua Baraka uyoboye muri East Africa kubijyanye na streams ibyo byose nabyo yagiyeho byose tumo turavuga aba Bruce Melody bagiye ariko still strategies ziratandukana cyane kuko nta album Joshua Baraka afite y'umushakurusha Bruce Melody ntayihari kubijyanye na streams ntayo amurusha monthly listeners 1.7 monthly listeners ariko Bruce Melody total streams arusha Joshua Baraka ibyo imyaka maze mu muziki bibere n'umwaka maze mu muziki ariko ntago ari imyaka kano kanya Rema rusha imibare Diamond Rema amaze imyaka ingahe mu muziki ni 6 Diamond amaze imyaka 17 mu muziki ntago ari imyaka ni uburyo umenye ucuruze ibintu ugakangukanya nawe pushinga kuko Joshua Baraka agizwe ni ya long presses yakozwe na J5 afite Morocco afite Morocco abazikwana basariko bazikora n'abanzi bishobora kuba muri Afrika ariko long presses azakura kuri streams niyo yazamutse cyane kubera ko yari yandikisha ikora mu buryo nyine bw'abasirimu bwo kumva urumva strategy z'umuhanzi nizo zituma byaba munini hagarwa ngo ni imyaka kuba ari imyaka rero amaze imyaka ingo muziki rero Diamond yagiye kumusaba korabo amuririmbisha mu Kirundi amutwara izina ryitwa Simba iriya Simba Diamond afite n'izina y'ibyo rero abimwibariza classique n'umuproducer i Burundi aramutwara nese rero ari he hano sinabo dufite noze imyaka 30 badashobora kurenga Kigali batakuzuza ino studio twuzuye ari abafana bishyura amafaranga 2020 kwinjira batabona binjira ntabwo imyaka iri muri art yo nta kintu mara ahubwo strategy zawe niziye ucuruza umuziki gute abantu bakwakire gute ufite abantu mukwana bameze bate uhumutse ku kiye kigiro guhumuka nicyo cy'ingenzi mu muziki nyine ariko nyine kenshi tubona abantu bashaze mu by'umuziki urumva baganira ariko bose baganira ku muziki w'u Rwanda style ntabwo yino n'abanyarwanda muziki w'abanyarwanda dukeneye ibyo bitaramo binini cyane twe dukeneye ubwo twe dukeneye nyine isoko rinini cyane ry'umuziki kuko dukeneye ibyo bitaramo nyine cyangwa se stage manini igikombe cyiza okay ku bushobozi bw'umuhanzi ni byiza ko arimo amafaranga menshi urumva wenda zaramufata muri binini cyane iyo visibility ariko je sinumva ko so far umuhanzi w'Umunyarwanda nyine akeneye igikombe cy'isi wenda ko yabonamo yo ayibonye ni byiza nyine twabivuga twabona impamvu kireba kandi ari bucyure nanjye nkaryaho nawe ukaryaho nese gucyo ushaka amafaranga atazi njye ndi kuvuga ngewe umumaro muri industry byatugirira kandi wowe wariye aramutse agiye hariya nese ntiwarya nanjye nkarya ni radio yumva bari kurya rega bari kumva ni ibiryo ubu ngubu turi gufasha abantu kurya kumva ibingiye ubu se umuntu atariye ntago dutegereza ko abantu bazamera amahembe kugira bajye muri za stage kuko ntacyo barusha na kimwe nta na kimwe barusha. Soko dajya bano muri za koshera abo ari nk'abantu maze kumenyana na ari inzida nabiye muri koshera ejo bundi ko narayirebye byose narikurikiranye. Stage mpuzamahanga ntabwo bisaba ko umuntu isi muzi bisaba wowe ko wagize amahirwe kugeraho. Abahanzi bose nabonye muri koshera na ari inzi kandi mbona banini bari banini cyane nyine mbona ko nyine
iwabo nyine ugasanga banini cyane, so birafasha cyane ko abahanzi bacu barimo The Ben ndetse na Bruce Melody ibintu byatunguye benshi, uretse ko nari cyari gitunguranye kirimo, uretse nyine ko ntabwo nabitekerezaga ko bahurira mu gikorwa nka kiriya, kuko buri munyarwanda wese agira kuntu yibuka, urumva hari abajya ku rwibutso wenda ukaba wajya i Nyamata, hari uwajya ku Nyanza, hari uwajya hano rwa Kigali, hari uwajya mu karere avukamo, ariko nyine mu bintu nyine byanashimisha abanyarwanda benshi ndetse by'umwihariko n'abakunzi babo no kubona abaho nyuma yo gura mu gitaramo ku itariki ya mbere no kujya gura ku rwibutso byashimisha abantu benshi cyane. Anyway, mu myidagaduro ni ikintu kivuze cy'imbere na mbere, tuyangije hari critique zajeho ziba critique, arumva uburyo batwaje itangazamakuru, amakamera, ngabaje barya shikarete, ngabaje imitaka, so havuzwe byinshi urabizi sibyo bakuma nkoranyambaga. Bene duhere ku bivuze iki ku rwego rw'igihugu cyo bivuze turakizigira ibihe turimo nk'abanyarwanda turi minsi ijana kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, tunahamagarira urubyiruko by'umwihariko cyane cyane ko nibo batwumva ari benshi, kujya bagerageza gasura inzibutso bakamenya amateka y'igihugu cyacu kugira ngo binabafashe kurwanya abashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuko no ku mbuga nkoranyambaga hari benshi babapfobya kandi rimwe na rimwe bitwaza amakuru atariyo, ariko uramutse usubira urwibutso z'amakuru ya nyayo bikohera kurwana nabo, kuko ubuvuga ibyo uzi kurusha ibyo wabwiwe ibyo wiboneye. So bivuze iki ku myidagaduro duhera aho ngaho? Reka mvuge mu buryo butanu, buriya nibyo byiza cyane kuko bamugane twe turi n'urubyiruko nabo barabantekereza ko barenze urubyiruko cyarurimo. Icya mbere Amosi, ubuzima bw'igihugu na politiki ubona ko abanyarwanda bo mu myaka 16 kugeza kuri 30 keretse abakuze waba ari abayobozi cyangwa se bakaba bari mu bafite bawe n'inshingano, ubona icyo gice nkubwiye ni miliyoni hafi 6 muri 14 y'u Rwanda bisanga muri football, muri showbiz, cinema, iby'urwenya n'ibindi birabo byoroheje cyane. Hanyuma hejuru y'imyaka 30 kuzamura nibo ushobora gukanyakanya bajya muri politike, no mu myaka 55 kuzamura buryo usanga kenshi akunda ibintu by'intambara, amakuru ateye ubwoba, imyaka buryo igenda kurugenda usatira igihe cyo kugira ubwoba bwo gupfa, ugasanga umuntu ahora yumva intambara, yumva ibihuha, ibintu nyine bishobora gukura umutima. Abantu bakuze cyane usanga bakunda bene ibyo bintu, nibacyo usanga biyumvira akazi ki, nibacyo usanga bihambira kugukina cyetse wakuza kina kuri sport, nibacyo cyane. Rero twebwe turi mu gihe usanga ko amateka y'u Rwanda abonaga ko yasa nk'ayahariwe abantu bakuru, by'umwihariko ababohoye igihugu cyabagize bari mu kubohora igihugu, RPF, inkotanyi cyangwa se abahoze ari ingabo za RPA, uriya wa umutwe w'ingabo ariko bafite n'umutwe wa politike wa FPR ariko byatanye yitwa RANU. Urabona ko iyo tugeze mu kimwero cyo kwibuka mbere ya minsi 7 hari abantu tubura bo muri showbiz, bo muri cinema, bo muri football, bo muri gospel, ntabwo umuriri bagira mu buzima busanzwe ari bubaho muri kino cyumweru. Nabyo wabyumva. Icya mbere buriya ibyaha bifitanye isano na jenoside, icyaha nabonye gifite imyaka mike y'igifungo n'imyaka 7. Aho kugira ngo ubashe gukora ibintu wowe uvuga ngo warugerageje noneho ahubwo ugasanga bigize some element of crime cyangwa bigize ibyaha ubifungirwe, you choose to be silent, uricecekera rwose, kuko nta muntu yigeze rega uburana agafungirwa ko yacecetse ntaho ubaho. Ubu nureba uje ahangaha kugira ngo uvuge ibintu utazi ubigorofanye ukaza ukicecekera, ukareka ugakina imiziki ntuvuga, ariko amasaha yawe yarangira ugataha, nta muntu waguhana, nta cyaha waba ukoze, ariko uje ukavuga ibintu birimo nko gupfobya jenoside. Radio, inzego z'ubutasi ziba ziyumva, inzego z'ubutabera, ibiganiro biri recorded, wakisanga uri mu mwanzi. Rero ntabwo hanabaye uburyo. Icya kabiri ntabwo abantu bahuguwe burya cyane kugenda n'amateka ya jenoside. Noneho isi ubwabo murabona ko isi imeze nk'umukaro, tumeze nk'abantu tuba mu kirwa, kugera muri iki kigo bisaba kwambuka amazi urugendo rurerure cyane. Umuntu kwamamara ni ibintu, ntabwo kwamamara babyiga. Sinzi nimba hari ishuri uzi bigamo kwamamara. Oya, ni ibintu nyine, ni ibintu by'Imana cyangwa se nyine birakorerwa cyangwa se bikagwira cyangwa se bikananga nyine cyane. Kwamamara ntabwo biri academic, ntabwo ari nk'uko umunyamakuru w'umunyamwuga wakigura ukabyiga ukagira diplome cyo ukagira ikarita. Nta karita ibaho y'ubwamamare buriya ku isi watamuha ngo giye ariko nitwa Mose ndi cyamare ngiyi karita yanjye mureke ninjire n'urugero muri arena. Nta iyo karita ntayibaho. Kwamamara byo birizana, kwamamara birategurwa, ariko isi y'abamamaye burya abantu baba barimo abahanga mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa mu bintu bya academy ni bake cyane.
buriya muri Nigeria bageze ku rwego rw'uko umuntu yiga kaminuza agatangira umuziki yasoje kaminuza ariko bino bihugu byacu byo mu karere u Rwanda rurereye mu Rwanda Uganda Burundi Tanzania buriya badamure ntibize bari abantu bazunguza ubunyobwa ku muhanda bajya kwiga icyongereza aribyo Bruce Melody byamubaye hajya kwiga icyongereza ababe bize za high school ariko dufite abantu batanize noneho batari bazi gusoma no kwandika bajya mu mashuri bikanga bakawenda bakabirukana cyabize za primaire gusa secondaire gusa nayo kwiga nabi uwo muntu ntago yaba advance mu bumenyi bujyanye na politike y'igihugu ariho hisanga igikorwa cyo kwibuka jenoside. Rero iyo ubonye igihe kigera cy'iminsi 7 ukabona umuhanzi nka Bruce Melody na The Ben bagiye ku rwibutso batanga ubutumwa butatu. Icyambere ni ukwerekana ko kwamamara biguha amahirwe ko ugomba gutanga urumuri rw'ikizere ku bantu bagukurikira benshi cyane barimo abayemera n'abayihakana n'abayipfobya kuko buriya ukunda umuhanzi ushobora gukunda indirimbo ze ariko ntukunde amateka ye kuko umuziki ujya kumera nk'amazi ushobora kuyanywa utazi ahantu yavuye wamenya ahantu yavuye ukayanga bya none ngo umenye iby'ubuki ntiwaburya nyine umenye inzuki ko zivana mu mizinga. Rero ushaka gukunda umuziki w'umuhanzi ariko ntuyite ku mateka ye ntuyite ku buzima bwite bwe ugakunda umuziki kuko umuziki ni wijyana just gusa. Rero kuba Bruce Melody na The Ben bari mu bahanzi beza u Rwanda rufite simvuga ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa kabiri nta ranking tugira so ngo uyu ni uwa mbere ko ntago tugira izo ranking ariko bari mu beza dufite no mu mibare tugiye mu mibare wasanga hari abandi barushimira runaka nabo hari iyo barusha abandi ariko nko kuri Instagram Bruce Melody afite 2,200,000 The Ben afite miliyoni yuzuye izo miliyoni gupostingaho ko wasubirutse rwa Gisozi no kuvuga ngo uhaye ubutumwa ku bantu miliyoni nta mu Rwanda wahuriza abantu miliyoni ngo bahurize bari hamwe nta habaho ahantu hatirane abantu benshi ni Gahanga stade ya Gahanga His Excellency yamamaza burya hatirane 400 nibo benshi mateka yarabaye mateka y'u Rwanda abantu batirane ahantu hamwe bivuze ngo ntabwo dufite stade yajyambye miliyoni imwe ntayihari hariyo Bruce Melody ni miliyoni 1,200,000 nta wahitanyiza mu bantu bari hamwe ntayibaho ubwo iyo abo ni abantu afite be yifitiye ahantu abitsa ahaye ubutumwa icyarimwe. Rero buriya ubutanze ubutumwa bw'urumuri rw'ikizere ko amateka y'u Rwanda abantu bahakana yabayeho abantu bato babukurikira batabizi bibereye mu isi ya internet ya TikTok batazi bya politike kuko politike muri Afrika ni isi abantu bato bakwepa kubera yuko politike usanga ibihugu byacu biba byaranyuze mu ntambara. Rero abantu bato batinya ibintu by'intambara n'ibintu byo gufata risk kubura ubuzima bivuze ngo umuntu ashaka kujya guceza kujya kubyina kujya kurya kujya koga kujya gutwara imodoka ntabwo yumva yajya kurwana ni bake cyane uzasanga bari bake cyane bivuze ngo abahaye ubutumwa ko bya bintu ya mateka abantu bakinisha kuko ahari ukabibereka barasuye barigishwa barapostinga bashyiraho indabo ku mibiri iruhukiye hariya ubwo ni ubutumwa budasaza ariko kandi ni ubutumwa ku bantu ku cyiciro cya nyuma iyo jenoside baye burya hakurikiraho faze yo guhakana no gupfobya iyo faze ntabwo igira igihe irangirira burya ni faze ihora yiyuburura ijya kumera nka cycle doro iyo imvura iguye amazi ngo akajya mu nyanja hazamuka ngo umwuka ukazabarwamo amazi gutyo bigahora gutyo gupfobya bihoraho kuzageza icyo kiragano gipfuye cyangwa kigashiraho akaza abantu bashyashya. Rero ni ibintu bidashira ariko baba batanze ubutumwa. Icyaka bakangura abandi bahanzi, icya gatatu baberetse leta y'u Rwanda ko abahanzi bafite ijwi rihambaye leta ishobora kubita nazi bakabaye bakoresha mu buryo bakeneye kugeza kure ubutumwa ahantu kure kuko barutsosurwa buri munsi nanjye ndi mu bantu baruse kenshi mu Rwanda buri munsi bagira burya amasaha baguha amasaha ariko se mu bimenya ni kandi umenya ko hagiye abantu bahasuye nabo ubwabo baraza kora kuri social media zaba posting abantu bikomerezwa cyane ba CV Havi mu pezo nakayasuye mu kinyo nakayasuye ariko nigakibona habayeho social media hahiye nkuko tukunda kubivuga kuko hagiye umuhanzi uze ngo barana abahanzi banini batanze utumwa kuri leta ko bagomba nyine gukoreshwa mu nyungu y'igihugu haba ingengo y'imari runaka bagatekerezwaho mu gihe hari ubutumwa runaka ushaka kugera kuri nk'ibya Visit Rwanda umuntu ufite miliyoni mukurikira umuntu uzuza arena ushaka kumuhiga akazi ko kwamamaza ingagi n'urugero ukamuha payroll nkuko wakishyura ba Dr Kingsley cyangwa ukishyura amakipe nka za PSG cy'abakinnyi runaka cyangwa ibyamari runaka urya muntu wakweretse ko ari muri mu buryo nyine bw'imibare. Nyuma yo kugaragara ku itariki ya 1 mu gitaramo cyabo bakoze the New Year Groove ariko no kumva ko no mu bikorwa by'abanyarwanda mu bihe bikomeye cyane mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku 1932 Bruce Melody na The Ben babihuriyeho.
nabyo babijyanyemo. So turimo turavuga ku muziki ariko none tuvuge no ku nyungu z'igihugu. Inyungu z'igihugu twamaze kuzivugaho muri rusange nizo baze gusobanura mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose, binajyanye n'imbaraga cyangwa se n'izina abahanzi bafite, by'umwihariko wenda mu guhamagara cyane urubyiruko ko usanga n'ababisha bakurikira aribo biganjemo. Hano tubere noneho kuri industry, ku kijyanye n'ubufatanye, ku kijyanye n'abahanzi ubwabo bombi b'amazina, kuko ndi gake tuzabona Wizkid na Davido cyangwa se n'abana bayo bahari mu gikorwa kimwe niyo cyaba ari icya leta ya Nigeria. So bivuze ikintu no ku bijyanye na industry noneho tuvuye ku nyungu z'igihugu zo wazivuze. Ndetse ikindi kintu cyabe kirakomeye si inyungu, igikomeye cyane nuko nyine nk'abanyarwanda n'ubundi nibihe abanyarwanda twese tugomba kugira ibyacu. Cyo cyane kirakomeye, nk'abanyarwanda nibihe bagomba kugira ibyabo, kuko kwibuka ni jenoside kuri abanyarwanda ikozwe n'abandi banyarwanda. So nibihe byacu nk'abanyarwanda tugomba kwibuka ndetse no gufata mu mugongo no guha agaciro inzira kwemeza jenoside kuri abatutsi. So ariko ku myidagaduro bivuze iki kuba barahuriyeyo noneho? Bariya ni igikorwa bateguye kuko bafite ibitaramo bine bigiye gutangira mu kwa gatandatu kugeza mu kwa karindwi mu weekend. Ni ibitaramo bine bizaba mu weekend ari aho ngaho. Urumva kubera yuko bari bamaze mu kwezi kwa mbere bakoze Dania Groove barahatwika, mbere yabo bari bakoze press conference barahatwika, bakoze indirimbo zo twakwita DC zirakunda, birashya birashyuha birakunda. Mu kwezi kwa kabiri bose babonye akazi, mu kwezi kwa gatatu kwa kabiri Ben yabonye akazi, Bruce Melody akora media tour, wa gatatu Bruce Melody abona akazi, Ben nta kazi yari afite. Mu kwa kane urumva ntabwo tuba dufite show busy abari icyo cyumweru, kandi mu kwa gatanu bagiye gushyira hanze, Bruce Melody agiye gushyira hanze indirimbo muri iyi minsi cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa gatanu, na Ben afite EP. Icyambere bo kuri bo ni inyungu zabo, bituma greatness yabo ikomeza kwamamara, ubuhangange bwabo. Icya kabiri uko uvugwa buri munsi mu showbiz ku isose no kugira umuntu w'agaciro no kuba umuntu w'ingenzi, niko ibigo ujya gushakamo amafaranga yo kwamamaza, yo gutera inkunga basanga n'ugiye kwa n'umuntu mu manager wagiye gusabira akazi aba ari umufana. Icya gatatu nanone kuri showbiz birayishyushya bigatanga n'akazi, kuko abantu barayibonye inkuru zaranditswe, YouTube bafashe ama video zararebwe, banyizo YouTube babonye amadolari bavuye kuri YouTube, nabo bibafasha kugira uruhare muri cya gikorwa ubu twabivuze. Ariko binabinjiza noneho mu minsi isanzwe banatagatinze umunsi usa nkaho ujya gusoza, biza gufasha kwinjira mu yindi minsi isanzwe, kuko showbiz ni nta politiki ugomba kureba nawe bigufite n'inyungu, bafitemo inyungu. Ariko na showbiz ifite inyungu mu rusange kubera ko ntago eriga nta myaka 10 ishize abahanzi bahabwa iriya respect ku rwibutso, bashaka kujya ku rwibutso kabinini cyane, nta myaka 10 ihari. Bikwereka rero ko umuziki w'u Rwanda uri ku hot dish ku isari ishyushye, biri ku meza kandi ubona ko bitanga icyizere. Ubundi ko nzi ko rimwe n'abantu bo muri team ya DBN uretse ko zose zibamo n'ubundi ko nawe uri kirumira habiri nk'ado yaba muri biro bya habiri nanjye umwambaro barawunyamitse ngo njya hose uretse ko naraho nta kintu turiye no se dufite aho tuba mu rugo iwacu turya iwacu no ku kazi kacu urumva. Ariko arabivuga DBN uburwayi bwe bumeze butari amakuru ufiteho. DBN ari bitari Kanombe n'amakuru nabonye nyinshi makuru igihe wanakoreye. So uburwayi bwa DBN bumeze butimba cy'ubuziho, yarembye avuye hariya ku rwibutso ahita ajya mu bitaro agitaraganya i Kanombe ni harwariye, ariko urumva ntabwo buriya ibintu bijyanye n'uburwayi bijya kumera nk'urupfu, bikajya kumera nk'ibintu byo gutwita umubyeyi we niwe utangaza igitsina cy'umwana upfa. Muganga abazi indwara yishe umuntu akayibwira umuntu w'umufamiliya, akaba ni gake yayitangaza. None no kurwara burya indwara umuganga aba yizi akayikubwira, muganga ntiyemewe kuyitangaza, ni confidential. Umuntu urwaye atayitangaje ngiye nkaba nayitangaza yemewe kundega, nubwo naba nyizi, nubwo naba murwaza cyangwa musura. Burya hari amakuru aga confidential y'ubuzima bwa muntu cyangwa se privacy. Rero ararwaye yarembye kuko umva ari mu bitaro, ariko ntabwo bizatinda, ntabwo ari indwara ishobora gutuma umuntu amara icyumweru cyangwa ukwezi mu bitaro anegekaye, kuko afite ibitaramo byinshi. Ariko kuvuga ngo mba mu itimu rero ya Ben, ngiye mba mu itimu y'umuziki w'u Rwanda, kuko buriya nta muhanzi uhemba mu Rwanda kumukorera akazi. Abahanzi buriya yewe ufite akarubumu namamaza akanyishyura turakorana, ubwo ni kuri projet biba birangiye. Ufite igitaramo kameragiye bigana kunyoma izajya mu Burundi ndagenda, ubwo biba birangiye. Ariko ntabwo gihemba mu ikipe y'umuhanzi n'umwe bura, mba mu ikipe y'umuhanzi wa nawe yabitangaza. Nawe ubu ngubu ufite projet ukanyishyura, ukamwe ati ngiye mfite projet ka nkwishyura inyamariza cyatu bikore gutya,
nabikora ngiye abahanzi bose bari uwumva afite udufaranga twiyo dushobora kuba twabamo amazi yo kunywa yatonyohereza akampa ibyo nkora kwiga ubundi nukwigura ntago ari ukwiga buriya kwiga biratinda ariko kwigura ni gito cyane uri mu ntara hamagara nimero bazaza bagusangaho mu turere twose tw'u Rwanda hamagara 079222 98 656 mwiyandikishe uturere twose tw'u Rwanda uherereyemo